Hongwa umeze mute kinkwa zetela ariko mani nubwo gutya tuba duhuye ari inshuti yanjye mbona daherutse kubona bajya bita cyaka ayo majwi ndi kumva hanze y'abantu bari kumvuga ni bandera reka nikinira akadege n'ubundi karanyishije baraba numva ibyo baza bambwira nyuma bareke ngomyeze n'inyweye mfite amafaranga yanjye akadege karamaye niho arize ngo yarafatishije mwana wamutakaraho n'ubundi tukagwamo nawe twakora kuko twa isoza ruzo shawagero na ribidi kabisa burayi wasanga ari hano kabisa tugenda nyine mu ndangira ahantu ari nyine tugende nabidanje kabisa cyaka mungu wanjye neza biteze cyane kubona wamenetse wanjye rashaje mba ndi kwinywera mani ya majeri je narakize papa wanje maze gufatisha je mani je akadege karamaye abana wumeze neza wanjye je nubundi bagise cyaka ndi cyaka ngo ni isasu uri kugakira amaye nka data ubu mwariho fresh kari kuzamuka kakugera mu bihumbi 2 ubu ifaranga ndi naryo namusendesha ubwo bijyahora amaye nka data nawe ushaka kujya mu mushinga uyu mushinga umuzungu mwana abari kumpa ibiceri gake gake yangewe nta kibazo mba nifiteye ndi kubona imibare kubibona se urimo neza se biri bintu ze biri gutera n'ibikiwa aya ni amafaranga bari kugenda zamuka aya ni amafaranga gusa dore mbiguhitana na kasha uteye urimo neza wawe mwe nawe ujya hose ngaho se namo wa ariko se kiriha buriya ufite amafaranga sha amafaranga nayo wawe honze ko nayo ufite se n'inyanguha bizagenda kwita twashaka ukundi kuntu tubigenza ariko nanjye nkabanza nkagwamo nyine nkafatisha ku giceri ariko se nkamugira inama ko nabonye yari mu rugo mama wawe afite ihene wayuka mwoshya aravuga ya mushero nini mama heza yeretse kuzana ejo bundi se nabonye ari igisore irimo n'amafaranga wayuka mubwira uti ko ari ikintu ushaka gukora akayigurisha akaguha amafaranga ukaza natwe tukigira mu mushinga nkakwereka uko tubigenza buriya rero ningenda nkayiragiza umuntu nkazana amafaranga nkayigurisha nkazana amafaranga ndetse twunguka kurushaho nibyo uzabona menshi cyane uzahita uyakuba kabiri shangiye kumuteka imitwe birahura pe ngo nanjye ngomba kugurutsa akadege ariko se soma meze bite neza kabisa nari kubundi wowe kwambona utari seri uba wambaye nabi ibintu bimeze gutya bite byawe mwana vanile mu kazi mwana reka shana ubona ubona se wapi uvuye mu kazi mwana uso ufite ubuceri shana ndahinduka kabisa ariko biri kuba kabisa nakunda igi nenda kuyenga kabisa mwana ubona kumva mu kazi nanjye kwa kamere nawe je narakize mwana bashangemo agacupa se shaba ugize neza kabisa mwana ugicaga kimere nawe gacupa kamera muhungu wanjye nawe waba unkoreye nuko niyo hene yo mushero nahita mbona n'uburyo bwo kujya kuyizana ntuje shareka mbabwire babazanira agacupa namwe mwisomere mana n'ubundi muri inshuti zanjye ndabemera n'uyu mujije hene wageze gitamisi mwana kakiri mutora reka ubwanwa se buri he ubona ko wacangamo ku gacupa
bayagucangamwe agafata waracyari muto mwana. Yewe uko bimeze Uko bimeze pe. Wazanye izo nzoga abahungu banjye bakinywera mwana nkihera aba bana. Bazanire se nakavangisha. Wapfe mwana baraba banywa ibingibi. Nerese cyaka we. Yamani. Iki gicupa cyose ni ukukinywa ukakimara. Amaye nka data. Nta kibazo pe. Nerese izi zose uri kubona hano. Bazikuye ku kadege? Aka ni akadege mwana. Njye mba nungutse papa. Ndahira kuri uriya mukecuru ataramwishyira iriya musheru tukayigurisha. Aha reka ninywera ahubwo mbihorere. Ntabwo muzi ahantu amafaranga ari. Shaye njyewe bimeze biteze. Boringo Komera cyane cyaka. ni sawa mwana. Suzana kirajya bita Boringo. Boringo. Mezete Boringo. Waba wifashe agatebe se nawe ukaba wicaye. Agatebe se katari ngombwa. Oya. Agatebe se wakwicaye. Ariko nubwo nicaye hari ikintu cyangenzaga nashakaga kukubwira. Ufashe agacupa ubunywa. Rwose agacupa rwose ndabona atari cyo kingenza muri aka kanya. Nagiraga ngo umutwe dufaranga twanjye wari ufitiye. Ako gacupa ariko nako wakamira ariko buriya amafaranga ntabwo ari ikibazo. Amafaranga rero nemba hari nta kibazo nabafasha aka gacupa ntari. Bukamira pe tusabane n'aba bajama banjye nta kibazo rwose. Nta kibazo rero ariko ndashaka amafaranga rwose waba banza ukayampa. Aho se wabanje ukanywa ku gacupa? Kuko mba nshaka kubanza gufata aya mafaranga kuko ndayakeneye cyane. Faranga rero faranga ndabona ari ibibazo. Faranga se bitari ibibazo bimeze bite? Se bagera ari gukina akadege agufitiye n'amafaranga ra? Yakinnye akadege? Ntabwo byashoboka. Shaka amafaranga yanjye vuba byihuse nimba wayakinnye akadege. Nanjye imishinga yari kunshyiramo. None ndikumva yari yanakwatsa amafaranga kugira akunda kina akadege. Oya amafaranga yanjye ndayashaka. Iyi fagitire yose ngo ni akadegera. Gira vuba shaka amafaranga yanjye, akadege ntabwo bishaka ibyo bintu kubimbwira. Ashaka amafaranga yanjye, gira vuba. Ase Boringo wakwihangana. Oya gira vuba amafaranga ndayakeneye muri aka kanya nkeneye amafaranga yanjye. Nese wakwitonze nk'abanyashaka. Oya ntabwo ushaka amafaranga ahubwo mpereza amafaranga yanjye. Mpereza amafaranga yanjye niyo nshaka. Shaka amafaranga gira vuba. Boringo. Mbese koko burya yari agufitiye amafaranga mwa? Amafaranga yanjye cyakagomba kuyama.